ipe ariko nyine wowe ku giti cyawe cyangwa natwe abakinnyi imbere ya match tukishiramo ko tugomba kwitsinda tukagira amahirwe make bakaba baradutsinze ubundi dukora imyitozo na nundi twumva ko tugomba kwitsinda ariko kiragiye cya bitatu ho ni nka skandal yabaye nabaho mbona insinzwe ibitego bitatu najya muri AS Kigali no kubyakiranje byarangoye akazi kuko nje football nyifata nk'akazi nkongera nkayifata nk'ikintu nkunda numva ikintu ubukunda ubugomba kujyaranira kagira discipline ugakunda gukora imyitozo bisanzwe na ukubana batoza ikaze cyane abantu bose mwahisemo kuzajya mukurikirana ibiganiro bya Info Sport buri munsi tuba duhari kugira ngo tubasurire abakinnyi banyu mukunda uyu munsi twagiye no mu mikino y'abagore reka dutangire atwibwira ubundi dukomeze tunamubaza ibibazo bigiye bitandukanye murakoze nitwa Dukunda Kariste akonze kwita Kazungu nyina muri AS Kigali y'abagore Kanyamihigo se kutarivuze Akanyamihigo naryo ni iryanjye cyane tuguhaye ikaze murakoze cyane hanyuma muri no minsi abakinnyi bagena umupira w'amaguru ariko w'abagore babayeho bati ntabwo biba byoroshye nk'uko abanyarwanda bose bamereye kubera kino cyorezo cya coronavirus twese nyine ingaruka zatugezeho ntabwo biba byoroshye nk'abanyarwanda bose uko bimeze nyuma wenda reka dutangire duhera mu gihe cyo gutangira gukina umupira kwawe umwana w'umukobwa w'umunyarwanda akazi kugira ngo afate initiative yo gukina umupira w'amaguru byaje biti njyewe uko natangiye nisanze narakuze meze nk'umuhungu buryo nakoraga ibikorwa nk'iby'abahungu nkakina umupira nkatwara igare ntabwo sinzi ngo byanjemo gute ariko niko nisanze hari abantu mwari muturanye bakina cyangwa hari ikipe mwari muturanye unatubwira aho wavukiye n'ukuntu bisanze muri AS Kigali njyewe navukiye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera mu murenge wa Kagogo nta bantu nigeze nkura wenda mvuga ngo abangaba nabafatiye icyitegererezo usibye gukina muri quartier n'abandi bana gusa b'abahungu nta kindi kintu navuga ngo wenda cyatumye mvuga ngo ngiye gufata umwanzuro wo gukina umupira amwe mu bakinaga n'abahungu ugeze wenda ujya nko mu masegonderi ahura n'abandi bakobwa bakina umupira umwana wo mu Majyaruguru za Burera kwisanga muri AS Kigali ikipe ya mbere ntabwo ari urugendo rworoshye naho byari byoroshye kuko urumva AS Kigali ni ekipe ikomeye itwara ibikombe buri umwe wese ni nk'uko aba afite intego yo kuvanza yikinira nkuko mu bahungu umwe abavuga ati nzakinira APR cyangwa Rayon Sport kuko ari ama ekipe akomeye atwara ibikombe buri muntu rero n'umukinnyi w'umukobwa ndakeka niyo atabivuga ariko intego ye cyangwa icyo yifuza gukina AS Kigali hanyuma wowe uvuye muri primaire ugiye muri secondaire kugira ngo wumve ko uyumvemo kuzakina umupira w'amaguru byagenze kugira ngo wenda nkomeze kumva ko nawukina handi wabaga ama interscolaire nkakina nata ndi mu rugo nkakomeza nkakina yego natwaraga n'igare ariko igare ntabwo narihaye agaciro cyane natwaraga gutyo bisanzwe ariko football yo ni ikintu nakuze kindimo hanyuma telefone iguhamagara kuza muri Kigali byagenze byabanje kungora kuko ni AS Kigali wahereyemo bwa mbere oya nabanjirije mu Nyemera bakubonye muri interscolaire hanyuma uratubwira urugendo rwo kugira ngo ujye muri championnat professionnel byagenze bite se bakubonye muri match muri secondaire kamere batubwiye ko cyane muri interscolaire barakubonye baraguhamagara bagukoresha igerageza se tubwira urwo rugendo rwo kugira ngo ugere mu Nyemera ni mu Nyemera twagiye gukina match ibyumba umutoza witwa Mama Boy abarambonye ntiyamvugisha kubera hari undi mukobwa twakinanaga wakinaga mu Nyemera then niwe yaje gutuma
nisanga mu nyemera gutyo tu ukoresha igerageza byagenze ntageragezwa ntaryo kuko yari yambonye muri match nagiye ntabyigerageza. Hanyuma umukino wa mbere mu cyiciro cya mbere cy'abagore wumva gumeze gutumenyere gukinana n'abanyeshuri b'abakobwa iki byose ugiye gukina n'abantu babigize umwuga bahembwa za APR ndakeka sai zigihari ugiye gukina muri iyo shampiyona yumvaga gute? Ubwantu bwabura kuko niba waramenyereye gukina ama interscolaire ukajya gukina shampiyona uri kubona uri umwana nta bantu bakuru umvaga ari ibintu bitoroshye. Hanyuma umukino wa mbere wakugendekeye gutora tsinze ni watsinze ko nuko ndi umwana icyo gihe najyaga mu nsimbuye. Hanyuma se umenyereye gukina muri segonderi ni wowe bose bagenderaho ugiye mu ikipe kwicaza ntabwo yigeze utekereza ukavuga ati ntabwo nzabishobora? Kuko nkunda football ntabwo nigeze nkuraho mpaka ngombe mbona umwanya nyine n'umutoza nawe akangira icyizere akampa match nakeka ntabwo byafashe igihe nahise mfata umwanya. Inyemera zikiniye imyaka ingahe? Nazikiniye imyaka icyo gihe ngera nakinye nk'umwaka none ubundi mpita mvamo nongeye gusubiramo nyuma nka 2012 gutyo. Ubundi nkigera mu nyemera haje ekipe yitwa Rayon. Rero ubwo mbere yuko njya gukina Rayon nagiye Musanze bitewe nuko nta mafaranga wenda twabonaga nabwo nari nyirangiza troncome Musanze banyuma kunyishurira ishuri ubwo njya kwigara muri Ezire ubwo muri Ezire naho ngiye muri Musanze sinakinnye hahise haza Rayon ubwo mbanyenereye nyine niga muri Ezire. Hanyuma murayikinira nawe Kigali yagukuye? AS Kigali yanguye muri Kamonyi. Wese uva muri Rayon ujya muri Kamonyi? Ntabwo nahise njya muri Kamonyi haje ekipe yitwa Muhoza yari Musanze urumva kubera nigaga Musanze turayikinira abantu bose bakinaga muri Musanze nanjye ubwo mpita nyikinira gutyo. Ubwo njya muri Rambura mvuye muri Rambura njya muri Bugesera mvuye Bugesera njya mu Nyemera mvuye mu Nyemera njya muri Kamonyi. Sikumva kiriya mu kipe menshi kiriya kipe menshi kandi cyari mu mwaka wa 2008 ese kwiga umwana w'umunyeshuri batubwiye ko agiye mu Nyemera ukiri muri troncome nanje troncome ugiye kwiga muri Eziri bayeho ivuyeho ugiye muri Rayon Sport ivuyemo kwiga byagendaga bite muri icyo gihe ugenda inzanya ama ekipe yo mu gace gatandukanye? Urumva nyirangiza troncome ama ekipe yandi nahinduye niga muri Eziri. Urumva Eziri nagezemo niga mu wa kane mpava ndangije numva ntawe bigeze bingora. Wavuye urangije ubona kujya muri za Kamonyi na za Bugesera? Yego. Hanyuma Kigali nk'ikipe ikomeye yakubonye ite? AS Kigali ubwo yambonye turi gukina nabo kuko ndabyibuka nko muri match za nyuma undi Kamonyi nagiye ndi umudefenseur ubwo umutoza nyina ifaza nyikina ndi umudefenseur retour mbanyikinye ndi umwataka ubwo kwaje gukina no umwaka wa nyuma AS Kigali ndayigora cyane nyikubita amapoto ndakeka icyo kintu bashaka kwa none mu bwana bwawe wakinaga uri umwaka waje kwisanga wowe mu defense gute wabonye muri attaque bitazavamo uravuga reka nje gushakira hari ariko nyine niko akunda umutoza rero akabona umwanya gushaka cyangwa akabona aho ushaka ko umufasha ubundi kugira ngo nyine muri defense twakinaga ama interscolaire abakinnyi twa dufite badahari hani matera warambwa ati kina muri defense ko nyine mpita mfatira cyane. Hanyuma ugeze muri Kigali umwaka wa mbere ikipe Kigali rimwe intorana z'igihugu cyose umwana wivire muri za Kamonyi mu cyaje gukina mu mujyi ubuzima bwawe bw'umwaka wa mbere muri Kigali hasi yari ntabwo byangoye gusa kwakira ko nyijemo byo byaragoranye cyane kuko bamamagaye kenshi nabazi ibibazo byari bimaze kuba nkumva nta ubundi ngewe nakuze AS Kigali nyitinya bantu na equipe sinanayijamo kuko yamitekereza y'abantu n'ubwo kubyakira ko nyijemo byo
ntabwo byanyoroheye ariko ntiyagera nahise niyadapta nk'umuntu mukuru. Hanyuma uvuye mu ekipe yo mu cyaro uje mu mujyi n'imishahara yazamutse, ubuzima bwa mbere bwo kuba muri Kigali bimeze bite? Nyumva ko kuko twaje AS Kigali ifite lokale none bahita batubwira bati lokale igiye kuvaho. Namaze igihe ntaryama ngo nsinzire, natekereza ko muri gato ni ikintu numvaga ndi kwanga. Mvuga mbere ugiye kwiba naryama sinsinzire, ariko nyine ngeze aho ndabimenyera. Hanyuma ubuzima bw'umupira w'amaguru nk'umukobwa aho kane umuco nyarwanda ukuntu butabyakira, navuga ari abantu b'abahungu urabizi bivuga ku mupira w'amaguru, kugerageza kubihuza gute kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru no kuba umukobwa w'umunyarwanda? Ni ibintu bitandukanye kuko football ni akazi, rero uvuye mu kazi uhita uba undi muntu usanzwe. Rero ndumva abantu baba batekereza gutyo baba bibeshya, gusa nyine mu bantu ntabwo bishobora kubura kuko uragenda umuntu akakubwira ati urameze nk'umugabo, ibintu nk'ibyo ntabwo byabura mu bantu. Hanyuma wenda mu mupira w'amaguru harimo amabanga menshi ko agenda kose muri football. Ubuzima bw'umukobwa no kubuhuza n'umukino nibi, hari igihe ushobora kuba ufite match ikomeye ugasanga ni amatariki yawe mabi, undi abakobwa bigenza bati n'ibikana nabyo gute? Urumva match umuntu wese ashaka gukina urihangana bigakunda ugakina match wenda yaba yikina akayikina nabi cyangwa n'undi uba wumva nta kibazo afite akaba yakina match nta kibazo. Hanyuma wenda ugeze muri AS Kigali uhamagarwa bwa mbere mu ikipe y'igihugu, ndakeka hari muri AS Kigali. Nindi muri Kamonyi. Bwa mbere kuva kugiye kwambara imyenda y'ikipe y'igihugu umvaga bimeze bite, niye match mwe mugiye gukina? Twari tugiye gukina Sekafa yabereye Uganda. Ndabyibuka ubwa mbere baduhamagaye turakina match amikare na Tanzania, ubwo biba birapfuye kuko ari ku munsi w'abagore ngira ngo. Ubwo abo babamagara numvaga ntari kubyiyumvisha icyo gihe tujyaho turakora abana b'Ikamonyi kuko bari bahamagayemo abana benshi, nayo Kigali nyine wabyumva barimo abakinnyi benshi. Turagenda ntitwaryama tukazajya dukora, ariko nyine tuza mu mwitozo abizi wa mutoza Grace ni umutoza nemera atanga umwitozo andi no kuryama waba ufite ubwoba uri kuvuga uti ndyama none umwitozo ntabwo mubasha cyangwa ndabyuka nsange bansize, nabo byari byoroshye. Hanyuma kurira indege bwa mbere nk'umukinnyi w'ikipe y'igihugu uvuga ati guhera kuri minisitiri runaka kugera ku muturage wo hasi baza hondi, tujye mu mutima wiyumvamo gute umuntu wavukiye mu cyaro ugiye mu ikipe y'igihugu ugiye kurira indege bwa mbere cyangwa bwa mbere? Ntabwo bwari ubwa mbere kuko 2010 nigeze kujya mu Budage tugiye gukina bya football pour la paix nara kuri Maison de Jeunes, nabo bari baraduselectinze, ubwo urumva ko bwari ubwa kabiri. Ariko nyine urumva indege ugiye uhagarariye igihugu muri national ho mu rundi rwego. Umvaga hari motivation biguhaye kugenda ukitwara neza cyane, usibye ko mayozoma twari tuvuye gukina Eldoret bya FEASA tunatwaye n'igikombe, twaje dufite umunaniro kuko abandi twaje dusanga barageze muri kampo. Icyo gihe nawe nanafite n'imvune ariko ndayihishahisha nabyo birankundira, numva ntabwo bikaze, ariko nyine nta nubwo byanampiriye kwa. Hanyuma umukinnyi w'umupira w'amaguru w'abagore, umukinnyi w'umupira w'amaguru w'abagore kandi hari ibibazo biba muri football bigiye bitandukanye, umutoza akashaka kuba yenda yakwicaza cyangwa se umutoza ukabona araje ntimuhuje bahindiye abatoza, ibintu nk'ibyo bigeze bikubaho ko umutoza ashobora kuza ukabona ko mutari guhuza? Ibyambayeho byanantushijeho bani Sekafa yabereye mu Rwanda, n'ahandi ho ntabwo byigeze bingora. Ubonaga wakoze ibishoboka byose kuryo akabanje mu kibuga ariko ukabona ntabwo. Sekafa yabereye mu Rwanda, ikintu cyanunguye bakoze selection nari indi top scorer, sinaboneka no muri 40.
nzamunyongera pfa mu mutwe kabisa. Umvaga ukuntu bagiye guhamagara umvise uti Sekafa igiye kurira mu Rwanda kandi mu top scorer nzaba nambaye nimero 9 y'ikipe y'igihugu. Umvaga ntabura ariko nyine ugiye barahamagaye ntago ushobora kuba byaguciye intege. Byanciye intege kuko nanageze bampamagaye mu nyongera bongerayo n'undi ndakora ako still nkabona ibyo nkora wenda ntabwo bigaragara cyangwa ndi gukora ibyo umutoza adashaka, ubwo baransezerera, ubwo barantema barantema ndataha. Ubwo bwa kabiri barongera barampamagara naho barantema nkazajya nza kureba match, ariko nyine nkumva umutima urabyimbye. Ndamwe sigari tikirimo ikipe y'Urwanda ibikombe, ariko muri no myaka nk'ibiri haje ikipe kuba challenginga Scandinavia match ya Scandinavia itegurwa ite muri Isigari muri apare tureke iby'umutoza ngabwire ngo uzakira gutya mwebwe nk'abakinnyi no kuri group ya WhatsApp yo match ya Scandinavia iri nko wedutse kwa gatatu iri nko muri weekend mujya mufata umwanya mukayiganira. Ikintu nabonye muri Kigali nta kintu cya pressure ngo wenda ngini match ikomeye ngo twapanitse. Oya tuba turi relax tuyifata nka match zindi zisanzwe, ntabwo tujya ngo twapanitse, ariko wenda ntibyabura ko nko ku muntu ku giti cye ashobora kumva afite akantu k'ubwoba, ariko nyine aba ari ibintu bisanzwe n'umutoza akatwumvisha buryo ki ari match isanzwe, niyo ari amanota 3 nkuko twayakora ku yindi equipe, ariko nyine wowe ku giti cyawe cyangwa natwe abakinnyi imbere ya match tukishamo ko tugomba kwitsinda, tukagira amahirwe make bakaba baradutsinze. Kubasanga hano mu zatsinde bitatu Scandinavia irakora kwera iki mutajya muyitegura ngo mvuge nkaho byibura ngo muyitsinde. Ubundi dukora imyitozo n'ubundi twumva ko tugomba kwitsinda, ariko cyagiye cya bitatu ho ni nka skandal yabaye nabaho mbona intsinzwe ibitego bitatu najya muri Kigali no kubyakiranje byarangoye. Ubona bipfira he kuri match ya Scandinavia igihe kinini usanga batsinda igitego kimwe, noneho umukinnyi umwe udahinduka Janete bigenda bitubona aba defenseur n'ukuntu bajya batekereza kumufata niki bigenda bit. Ubundi nka match niho waragiye uzireba nka zino ziheruka Scandinavia tujya mu mukino ubona tuyibusha wenda tukanarata, ariko concentration nicyo kintu wenda tubura. Umuntu aribeshaho gatarangaye agakora ikosa nagataha dukosora, kandi noneho ukabona kugira ngo twongere dushyiremo imbaraga nabo batagenda bakabana kabona n'ahandi hantu wakuwe ugasanga nka bamwe bacitse intege, ariko tugakomeza kuko AS Kigali kuwirimo ni nkuko nyine APR uyirimo bawumva ko ni igikombe nta kintu ugahatana mpaka ku munota wa nyuma nyine still tugakomeza tugatsindwa nyine cya gitego ntitukishyura. Ariko abantu benshi bavuga ko AS Kigali ya kera niyo bageze nikomeye cyane, imbaraga ubuyobozi bwashyiragamo niyo buri gushyira muri no minsi bishaka kuba byaragiye bitandukana. Abakinnyi benshi twagiye tubona bayisohokamo bikabita nibyo koko ndamwe murabibona ko hari abakinnyi hari imbaraga cyangwa se ari n'ubushake ubuyobozi bwashyiragamo bwagaragaje. Nabona bavuga ko ari imbaraga wenda ubuyobozi bwashyiragamo, kuko urumva nka mbere hariho prime twafataga, ubu ngubu barayizamuye. Sinzi rero izindi imbaraga twavuga ngo wenda ngo dukeneye, ariko nyine niko akundi nk'umuntu wenda avuga ati nshaka guhindura miliye, ndakeka ari nkacyo kintu wenda baba barashakaga. Wenda n'ikindi kintu cyabaye urabona niho hagiye havugwamo ibibazo, wenda ibibazo by'amafaranga, ariko natwe tukabumva kuko hari ibyo bagombaga kuba bagomba kwishyura natwe tukabumva, ariko ntabwo ubuyobozi bwigeze budutererana. Hanyuma umukobwa ikintu uri kukumva cyangwa ukuzi yabaye top scorer iki n'iki, noneho ukabana inspiration ko waravukiye kure mu cyaro abantu kaza gukina mu mujyi banakina n'ikipe y'igihugu, umukobwa kumva ushaka gukina umupira w'amaguru wamugiriye nabi. Inama namugira icyambere ni gukunda akazi, kuko nje football nyifata nk'akazi nkongera nkayifata nk'ikintu nkunda. Numva ikintu gukunda ubugomba kugiharanira, kagira discipline, ugakunda gukora imyitozo bisanzwe,
ukuba n'abatoza numva icyo ngicyo ni ikintu cyamubera impamba. Umuntu ukunda football wumva nuyivamo uzayikomeza ukajya nko kwigutoza? Mba numva nabi ko ariko urebye nko mu bakobwa ukareba nta bagore wenda nigeze numva abatoza abahungu wareba nyine impamvu mba ngenda nisanisha na shampiyona y'abagabo nuko ureba ukabona niho wenda ushobora kubona amafaranga, ariko unarebye muri football y'abagore abatoza bahembwa wasanga ari nk'abakeya cyangwa bahembwa amafaranga bavuga ngo babikora nk'ikintu baba bakunze. Yanjye ikintu mba numva wenda nawe umusifuzi mba numva nawe ko ariko ntabwo ndabihitamo cyane. Hanyuma gukina, abantu benshi iyo bagiye mu bintu byo gukina usanga bahita bava no mu ishuri. Wowe byose arabikoze, nihe namuha abana batoya cyangwa se ni gute wabishoboye? Nanjye nuko ntabwo nigeze nkomeza universite, ariko urebye no mu mashuri uko nagendaga niga nagerageza gushyiramo imbaraga ukabona n'ubundi still haba gukina haba no kwiga nta kibazo byari. Inama nabagira nuko gukina umupira bitakuyeho kugomba kwiga. Abenshi njya mbabwira urashobora kuvunika, uvunitse nta ekipe yagushaka, ariko wayize urashobora kuba wagira ikindi kintu wakora. Rero mba numva bakwikonsantra cyane ku ishuri no gukina, apana kuvuga ngo bahisemo gukina kuko ama ekipe gushaka ko kuri muzima. Yuvunitse ushaka wakomeza ukigakoresha diplome yawe. Yego. Hanyuma inama watanga cyangwa se n'icyo wakisabira abayobozi b'umupira w'amaguru cyane cyane noneho ku ruhande rw'abagore? Njye ikintu cyambere nabanza navuga no kubashimira kuko urebye paraporo y'indi myaka yashize ubungu hari ikintu ubona ko bamaze gukora. Icyo nababwira nuko wenda bakomerezaho deno akadushakira imikino myinshi kuko basanga dukina imikino ugasanga ama ekipe mu cyiciro cya mbere turi ama ekipe urugero ni 9, urumva imikino izaba ari 18 cyangwa 10 yego iyo ngiyo. None ugasanga ugiye gukubitana n'umukinnyi ufite imikino myinshi mu maguru kwa kundi bazana ama ekipe nationale tuba tugiye guhana ugasanga umuntu agusumbya imikino mu maguru. Rero numva ko wenda badushakira imikino uko babikoze ubungu basigaye bashyiraho igikombe cy'amahoro n'ikintwari, bakadushakira n'imikino nyine ama ekipe nationale nayo bakayitaho natwe bakaduha agaciro. Navuze nka kuri aba bagiye gukina iriya mikino ya Afrika natwe tukaba batwandikisha tukajya gushakisha iyo tike kuko ndakeka turashoboye. Iyo bafatiraho nka kiriya gihe batsindaga za Kenya n'abayisezera bakajya ntuze Nigeria, ndakeka ubu ngubu tuba dufite ekipe ikomeye ko bagezeho wenda sinzi ikintu cyabaciye intege, ariko numva natwe baduhereza umwanya turashoboye. Niyo twagera tugatsindwa nta utangira utsindwa ariko ukagenda umenyera wagera na n'undi nawe ukajya mu kibuga uri guhatana ntabyo kuvuga ngo ni ugutsindwa. Hanyuma uvuze ko ikintu cyo kudahoza mu gihugu iyo mwumvise nk'abakinnyi wenda hagiye kuba nka Sekafa kuma ministeri nta bushobozi bwo gutwara ikipe y'igihugu nk'abakinnyi mwebwe mubyakira gute? Ese hari ibyo mujya nk'iyo muhuye n'abayobozi b'umupira w'amaguru cyane cyane mu bagore hari ubutumwa mwumva mwakabahaye? Umuntu aba yumva yabahaye nuko tuba tubabaye kuko urumva mu buzima nicyo kintu buri muntu wese yifuza gukina ikipe y'igihugu, kandi ndakeka u Rwanda ruba rufite ubushobozi ku buryo wenda bashobora kuba natwe baduhereza ayo mahirwe. Urumva umukinnyi ahava akagira abatekereza gukina ikipe y'igihugu wenda nk'uwo mu ma ekipe yo hasi abarota gukina AS Kigali, Scandinavia, none wanda Scandinavia niba nta nationale ari niba adashobora kuba yavuga ngo wenda arasohotse agiye gukina hanze, urumva ntabwo biba byoroshye biduca intege ukavuga uti wenda nagombaga kugaragaza urwego rwanjye wenda na shampiyona y'abagore ukerekana ko hari aho imaze kuva n'aho imaze kugera, ariko nyine urumva iyo bavuze ngo ntabwo mugomba kwitabira urumva bibaca intege.
kuko mwebwe ubwanyu mwumva ko mugomba kuyikina nka mbere ngira yabaye twumva ko tuzayikina buri wese yitegura bati tugomba gukina tugiye kumva twumva barabihagaritse ati mwewe ntabwo muzajya urumva ntabwo wakwishima. Nyuma CAF ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika cyangwa se mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika yemeje ko hagiye kuzajya haba Champions League y'abagore. Nk'abakobwa mujya mukurikirana amakuru y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda mukurikirana abagore hanze mwumvise hari motivation bibaye nk'ikipe y'Isiga ariko wenda noneho gutwara igikombe bitarangira mu Rwanda gusa ko mwazajya mujya bicanira andi makipe yo hanze wenda migena national itaba yasohotse namwe mugaprofita abajya gukina Champions League. Icyo kintu tukimara kucyumva urebye no mu magroupe ya equipe y'abakinnyi nicyo kintu twahise tuvuga tuti ubungu none ibintu birahindutse ntabwo tugomba kureba igikombe gusa ahubwo Champions League buri muntu wese akabigira intego akumva ko Champions League ikiza AS Kigali niyo yagiye mu yambere yaratwaye igikombe. Urumva twese niyo ntego twihaye nubwo tubona ibihe bya kona bitarimo kudukunda wenda ngo tube twakomeza shampiyona ariko nyine intego niyo ngiyo. Hanyuma mu Champions League yanabafasha no kugenda no kubonwa n'amakipe yo hanze mukagenda gukina. Utekereza ko abakinnyi hanze y'igihugu cyacu? Njya mutekereza cyane kuko urumva umukinnyi wava akagera gusohoka igihugu ukajya gukina ikindi gihugu ndakeka ntabwo uri gusubira hasi. Hanyuma wenda dusoza n'iki wenda wabwira nk'abakunzi b'umupira w'amaguru tujya tubona na federation muri rusange ikintu tujya tubona wenda ugasanga imikino yanyu irimo abana abantu babandi bakinnyi baje kubareba ni nk'iki mubona federation yahindura n'iki mubona abafana b'umupira w'amaguru kuregura kugira ngo n'umupira w'amaguru utere. Ikintu nasaba kwanza nabanza gusaba itangazamakuru kuko nimwe ijwi rya rubanda ibyo muvuze abanyarwanda babyumvira hafi ndumva itangazamakuru yashobora natwe kuduha umwanya kuko ari ukuntu ushobora kumva urubuga rw'imikino kumva nta nubwo bigeze banavuga no ku bagore ukumva bavuza ama transfer yego wenda mu bagore ntabwo bivugwa cyane ukumva mu Rwanda reka ugasanga n'abanyarwanda nta nubwo bazi nabo bakinnyi bakina umupira w'amaguru wenda ukumva bazi nk'ababihagaritse cyangwa se wenda nk'umuntu ukina muri AS Kigali cyangwa Scandinavia ariko ukaba udashobora kumubwira uti mbwira nk'abakinnyi 10 uzi ntawe yabamenya. Urumva itangazamakuru namwe nicyo kintu twabasaba natwe mukaduha umwanya niba abagabo babahaye kubavuga amasaha agera muri 2 wenda natwe mukaduhereza nk'amanota 30 urumva no kugenda gake kuko itangazamakuru ndakeka ko rifite byinshi niryo rihuza abanyarwanda rero urumva natwe twadushaka natwe mutuvuge mu football yacu nayo mubivuge na tugiye gukina nkuko mwitsa ku ma equipe y'abagabo natwe mutuvuge wenda munashishikarize n'abafana kuza abafana ntabwo azajya kuza atumvishe kuri radio wenda babivuga kuko abafana bo ndakeka icyo bumvisha abanyamakuru bavuga ati ari match ikomeye baraza bitewe nuko babivuze. Rero umva abanyarwanda bo nawe mwadufasha kubashishikariza kuko football y'abagore ntabwo izatera imbere hatarimo itangazamakuru wenda kugenda yikora ubukangurambaga. Umva icyo na